aba arimo gusaba nyine akarurekura rwose ugasanga rurarereta na hano ugasanga rurareta no akabura ukuboko ukabona kumwe akambwira ati rero wowe ibyo bintu wiha by'uburokore byo kugenda wambaye neza ntabwo uzabona uko usaba wowe genda ngwino uragenda usa nabi mu mutwe usa nabi witeze agatambaro gasa nabi n'imyenda isa nabi mbona ntazabishobora ndamuhakanira ndamubwira ati cyoko urakoze nubona biciyemo uzajya undwanaho rero hari ikintu mwibukiraho abantu ba Kimisagara cyangwa batuye muri Nyagakoki bamwe baranzi n'uyu mubyeyi baramuzi hari harateye ibintu byitwa ngo niba ari imbada niba ari banjiya utwo tuntu harabagwe banjiya niko bazita muri Nyagakoki badukaragaga utubanjiya dutoya twaguraga ifaranga noneho yava gusaba akagenda akagura bwa bubanjiya bwabaga mu rusenda noneho yarangiza akarugura twinshi yarangiza akazanira abana bo mu rugo agaha n'abana be yarangiza akababwira ngo banywe amazi nuko ubwo buzima bugumamo akomeza kujya ajya gusaba njyewe byarananiye ariko icyo mwibukiraho nuko yagiye anzanira utubanjiya nk'abana akabaha amazi ibyo ndabyibuka tukiri Kimisagara yabikoze igihe kitari gito nyuma nibwo yaje kumbwira ngo Imana yamweretse ko niyongera kujya bwari bwije butangiye kuba 3:30 bwije abantu batangiye gushira mu nzira ngiye natanya ngenda mvuga ati ngiye gushaka umuntu nsambanye rero ubwo nageze muri iryo shyamba ntari narirangiza numva ijwi rirangiye ngo Mukarute ugiye ndavuga ati ngiye gushaka umugabo nsambanya inzara igiye kwica abana numvaga ari umuntu twegeranye urimo kubimbwira ndangije rero hanyuma ryajwi rirakomeza rirankurikirana uko ntera intambwe ijwi rirambwira ngo yewe Mukarute ugiye ndamubwira ati ngiye gushaka umugabo nsambanya abana banje benda gupfa nuko noneho ryaje ryongera ringarukaho rirambwira ngo Mukarute mwibuka ya magambo nakubwiye ngo ari muri Yesaya 48 umurongo wa 11 ngo havuga ngo kubwanjye nzabyikorera ngo sinzemera ko izina ryanjye ritukwa iryo jwi rirambwira ngo Mukarute subira inyuma ntabwo uzongera kwicwa n'inzara ndakugaburira subira inyuma menya ko ari Imana yamvugishaga ubwo rero nasubiye inyuma muri icyo gicuku gishyikira 4:00 ndongera mu rugendo subiraho nari ntuye nageze mu rugo uri hafi gucya nyine mu masasi gutyo ubwo rero nararyamye mu gihe ugiye kugera mu buzacya nka 11:00 numva umuntu arakomanze kumbi n'uyu mubyeyi yazindutse cyane turangije yasanga abana bakiryamye ndangije ndamubwira ati rwose nta kigenda ariko nabona agafite agafuka nyine mu ntoki arangije arambwira ati rero naryamye numva ijwi rirambwiye ngo buno bugari ngo n'izi ndagara ngo n'ubunyobwa ngo bishyire Mukarute arambwira ngo kandi n'ibyo yari afite gusa nuko arambwira ati rero nagiye nsanga abana basinziriye ati sinigomba ndatekera ati nuko nibwo iryo jwi ryanjeho ati none ntuzaniye ubugari ndacyabyibuka niba atari ibiro 4 cyangwa 3 mabo n'ubugari n'ubunyobwa nuko byari bihagaze kubera ko abana bari bafite n'inzara nta mbaraga nanjye naragenderaga naramubwiye ngo namfashe abiteke kugira ngo abana saa sita zagihari z'ijoro twagiye saa sita z'ijoro ubwo wababona uyitekereje nk'umuntu ari kubabona n'iryo joro mutwaye izo nzugi umva twaragiye dushoreranye umva nta n'umuntu watubonye pe saa sita z'ijoro yaragiye turazigurisha sinibuka ukuntu byagenze nsanze ifura niba ari wowe wacyakiye abakiriya niba ari njye wabashatse singiwe icyo uzi nuko izo nzugi wazikuyeho ubwo rero turazijyana
yewe n'amafaranga bampaye niba ari 20 niba ari 25 ntumbaze naribagiwe. icyo uzi nuko Icyo nzi cyo nuko nsanze fura yazintwaje. agutwaza inzugi zawe muri make ugenda ijoro uriyiba. Bakoranye udutendo twinshi twagiye tujya kugura ibintuza ibimene byamenetse. Uyu mukakari we yarashabutse kundusha, we yajyaga no kubitoragura aho babimenye akazana nanjye akamba n'ibitoki byamenaguritse. We yaraziranye n'izo bobo ahubwo andusha kushabuka, akababaza ati nta bitoki mwana mwazanye mwagize ngo mbahe senkani cyangwa se mbahe igiceri. Bakamuha ibitoki byamenetse cyangwa se ibirayi byasataguritse, nuko najya kubona nkabona nkamatiyeho akamba. Ukamushyira ngahe? Ntacyo nta kintu namuhaga, gusa yaranzaniraga nyine. Nuko gusa ikintu cyamubabazaga yarambwiraga ubu uzahugira mu bintu byo gusenga ugeze cyane nzarira twishe. Njyewe navumbuye ahantu nsaba, ikintu cyari cyarananiye ni ukumukurikira ngo dusabe. We yari abishoboye ntakarabe, imyenda y'akayisiga ico kugira ngo nyine bigaragare ko ari umukene. Urwo rupira wagira ngo ruheruka gufurwa kera, noneho akaruseseramo yareshyarwa narwo, yakicara gutya yinye ukuboko gutya asaba gutya, ukabona nyine nuko yakundaga guhisha uko akagahisha. Wowe iyo wamurebaga se nk'umuntu wari usanzwe uzi ukabona akaboko yagasize mu mupira, wabitekerezagaho iki? Wibazaga iki? naramuhuguye akajya nanira akambwira ati reka, akambwira ati nawe inzara izakwica. Wabonaga se koko yabaye ikirema cyanyacye neza akaboko karavuyeho? Yarazi kubyigana cyane. Ukabona kavuyeho? Wamureba n'isura ukabona ntabwo yakarabaga. Reka hari ukuntu yategaga agatambaro kadafuze nyine byose n'amaguru, hari igihe yagendaga n'ibirenge n'ibikambambiri bicitse kugira ngo rwose agaragaze ko yababaye. Nyirabyatsi yitwa Nyirabyatsi kubera ko yahoraga muri pubere arimo kurebamo ibyo atoragura. Umva reka nkubwire ibintu ntabwo byoroshye. We rero wajyaga uvuga ko ufite ubuhamya, ariko uwo mubyeyi yarakurenze kuko hariya muri karitsiye Kimisagara bamwita Nyirabyatsi. yakoresheje tekinike nyinshi kubera guhora muri puberi atoragura ibintu, yahura n'igifuka gicitse akakijyana, noneho yagera ahantu akakidoda akajya yirwa azunguza ibifuka bicitse ku bantu bajya kurangura amakara. Ariko ubundi yabarizwaga muri puberi nyine, akajya muri puberi guhigamo ibintu nyine. Ibyo bintu bibatunga igihe kirekire, aragutunga neza. Hari igihe yatomburaga agakuramo n'ibyo birayi cyangwa n'utwo tujumba bamenya bakire byarumagaye biki. Ubwo nibwo nagiye kumva numva ngo arimo kushakisha, ndavuga nti reka nshake nomero ze muhamagare mubaze icyo nshakira. Aravuga ati ngwino ngusure. Ubwo rero namuhengutseho aho yari yambwiye ati ndagutangirira, igihe nyimubona mukubise amaso ndavuga ni Mukabutera ninde. Mbona umuntu yarahindutse, mbona umuntu yabaye muto, mbona umuntu byabiheri byamuvuyeho, mbona umuntu yarabyibushye, amabere yagiye kugira gutya, mbona ariteruye amera nk'ay'inkumi. Ikibuno reka sinakubwira, Mukabutera mbanza kumuyoberwa. Ubwo tuba turamanutse twigiye mu rugo iwe aho yashakiye, ndamubaza igihe tujya gufungura igipangu, giye gukifungura igipangu, ati ntise icyo gipangu ni icyawe? Ati ni icyanjye. Ubwo twinjiye mu nzu, ndebye mbona ni amakaro, ndebye mbona intebe, ndavuga ati si aha ni iwawe Mukabutera? Ati reka ni iwanjye. Njye nubwo numvaga amakuru ariko nari ntaragera kuri tire ngo ayo makuru nyibonere. Ninjiye muri saro yiwe, mbona ineni za ntebe zitabaho, mbona ni mu makaro, mbese ngiye nanga kubyemera. Ubwo amaye naho kuryama ndaryama, ariko
mu gitondo nabyutse mutangirira ku muryango mubaza ni ahantu ni iwawe koko cyangwa urimo kumbeshya ati usibye no kuba iwanjye uraza nkwereke n'ikindi gipangu ati cyanjye ubwo arongera njyana ku kindi gipangu ati ndetse nzaza nkwereke n'ikindi gipangu ati cyanjye ubwo ni ibipangu bingahe bigera muri 3 haleluya amen twabonye imana nge n'ubu ngubu naratangaye n'ubu ndacyatangara byarantangaje nuko twibuka iminsi ya kera nanjye ubwo hari haciye iminsi sa n'umuntu wacitse intege ariko kubw'imbaraga z'Imana kuko yajyaga ambwira ati Imana yaravuze kwizanabara nagira gutya nkaba ndamuhembye mu mutima noneho nkambuye bankavuga ndise iragutabara inyuze he dore abantu Imana yatabaye ngabariya mu mamodoka ngabariya bafite icyo kurya nibazidwe n'icyo kurya mbere yo kuvuga ngo izagutabara mbere y'ikirebure mu mazi y'abandi ubu sizagutabara ihereye yeye sinagiraga ikintu mubwira ngo mbe namuca intege ariko by'ukuri nabonaga ibi bitangaza nabonye ahangaha nabonaga Mana yanjye ntago nabikekaga nabonye imbaraga z'Imana numvishije nongeye kwambara imbaraga z'Imana natunguwe n'ibitangaza by'Imana kuko njya kuza n'ahangaha nahise mpabwa indirimbo ivuga ngo ngiye kureba ibitangaza by'Imana maze ngo shima Imana nyoberwa ibyari byo ariko naraje ngeze aha koko mbona ni ibitangaza mbona kwa Mukabutera harahindutse cyakora ndashima Imana ko atigeze yibagirwa ahantu yabaye burya kwibagirwa nabyo biragatsindwa ibyo bintu ndabishimiye Imana kandi nanjye numvishije ngomba gukomeza urugendo nkareba Yesu numvishije ngize icyifuzo imbere y'Imana mbwira Imana ati ndashaka kukwaka imbaraga zo kugukorera kuva mvuye muri uyu mubiri kuko mbonye ko ibyo uvuga ubikurikirana ibihe n'ibihe kuzegeza umuntu igihe azavira mu isi shimye Imana rero ku bwa Butera shimye Imana ko ibintu Imana yamubwiye yabikoze shimye Imana ko nongeye kubonana nawe amaso ku maso nkabona ko imbaraga z'Imana nkabona Imana yarakoze Imana ishimwe urwo ubuzima wenda yari umukene yamara kugira urwego ageramo agatangira agahinduka akakiremereza agahindura ingendo kuri bo wasanze bimeze gute kareka nasanze Mukabutera usibye imibereho myiza afite nasanze Mukabutera ari Mukabutera rwose uko yari ari kuva kera ahubwo yarushijeho urukundo rwose ubona rwose mu buryo bwo kwakira abashyitsi abantu baba bari hano rwose aba yakira abashyitsi cyane pe umunota ku munota urukundo nasanze rwararushijeho nicyo nabonye nicyo kintu nitegereje banza kwishimira turimo gusoza ni igiki wakwisabira Mukabutera urumva ko mwabanye nka Yonatani na Dawidi murakurura mbese mwarafashanyije ku buryo ngiye byanteye rumeza numva binkoza ahantu ku mutima nshingiye numvishe mwarageranye urukundo kandi muri abakene none Imana ikaba yongeye kubahuza aka bigeze inkorera irambwira iti uzasubira akaboko akaguru n'akaboko nzakabona giye kubona mbona mpagaze harya hagati kwa gakoko ngeze gutya ukuguru kwaracitse n'ukuboko ugeze gutya mu gitana yese nkubita isekuru nuzu rutuguda ndagenda nyikubita harya muri feruje hagati ayatse kurira abaturage inye isekuru nkasekura isombe ni wowe noneho wa mbere watangije ibintu by'isombe mu mujyi wa Kigali nyuma y'intambara nahise nsekura nabo mubona bose basekuranya bugo bw'amasipasi ku y'amasombe ninge baje bakurikiye ni wowe wababanjirije ninge wababazi ni nawe ugeze nanjye mbese ryaturutse byo kuvuga ngo nyirabyatsi niba nabaga nkubonye uri umukiriye imbere yanjye ubwo nahitaga nkwitambika isombe nkazigusiga hose mbereye mu maso mpaka umpaye amafaranga 200 y'isombe ubwo nkaba ndacuruje nkanazigusekurira nuko ubuzima bwakomeje bubaho gutyo uratangira urazisekura uragiga ubaho abana zirabarira nkajya nzizana izo nsigaje nyine tukaziteka icyo gihe habagaho n'amamesa tugashyiramo tukarya ubuzima burakomeza
warazi gushakisha ariko cyane byose bipfa byose byapfaga burya bipfa nasi abonye ikirayi akaba yagisimbukiye nta munyonzi wahitaga ngo ati ikirayi ngo agitoragure yamumenya agahanga reka nabonye ko ari intwari y'umugore kuko ariho duhunze nanjye hari icyo yibukije tugeze mu muganda kaka yatsinze atujyanye ari mu ishyamba rya manyinya n'amagangi bari bamaze gukuramo abanyarwanda nyine kino gihugu bamajije kugifata Kagame amajije kugifata none abanyarwanda barabwira abari bahunze barabwira turabararitse kandi turabashimiye ku bw'ubwitange n'umwanya muduha mureba bino biganiro bigamije kugira ngo tubashe gufashanya muri urugendo rugana mu ijuru. Njyewe rero uyoboye iki kiganiro uri iruhande rwa kamera nitwa Bucyanandi Emmanuel, tukaba dufite abashyitsi tugiye kubereka muri aka kanya. Uwa mbere musanzwe mumuzi ni Nyiricano Mukabutera Goreti, reka adusuhuze. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mumeze amen. Turakwakiriye wiyumvemo ikaze. Rero abantu bari bazi ubuhamya bwa Goreti, mwagiye mububona, mujya mubwumva, mujya mwumva avuga ubuhamya. Mu buhamya agiye atanga, hari umunsi umwe yigeze atanga ubuhamya, aravuga ati umunsi umwe nari nishwe n'inzara kubera ibibazo nari mfite, mfata umwanzuro wo kujya gusambana. Arangije afata gahunda yo kugenda agiye gushaka umugabo wamusambanya kugira ngo nibuza amuha amafaranga abone kuntu yararira. Yarakishijwe kandi yari afite agakiza, yarasengaga, ariko ibyo bintu arabikora kubera ibibazo yari afite ndetse n'inzara yari afite. Aragenda ageze ngahantu mu ishyamba, yumva ijwi ry'Imana rimubwira riti subirayo nzakugaburira, wisambana, subirayo nzakugaburira. Bukeye bwaho mu gitondo yababwiye ko hari umubyeyi waje kumureba amuzaniye ubugari. Icyo gitondo amuzanira ubugari ari Imana imwohereje. Uwo mubyeyi rero, uwo mubyeyi wakoze ibyo, uwo mubyeyi wazanye ubwo bugari abuzaniye Mukabutera kugira ngo adasambane, cyangwa Imana yari imubuje gusambana, Imana ikamugaburira iciye muri uwo mubyeyi. Uwo mubyeyi yabonetse cyangwa yaje. Reka rero tumwakire. Turakwakire mubyeyi. Twa Mukagasana Jacqueline, naje nturuka ku Kamonyi muri Gihara, mama w'abana batatu, ndasenga bisanzwe, ariko nkaba nyaka imbaraga z'Imana nyine nkomeje mu rugendo. Shimye Imana rero kuba uyu mumama twari twarabonanye mu myaka itaha, hari hashize igihe kuva yashyingirwa, naheruka kumubona ariko natangaye nkimubona. Ibyo rero byanteye gushima Imana turi kumwe aha ngaha ku bantu bose barimo kunyumva. Wabonanye na Goreti? Nabonanye nawe. Bari tuziranye. Shadow ngo igihe waje muri Kigali uhetse umwana mu kiringiti, mwaramenye cyagiye bavuga ngo baga muri toilette. Ego ni hambere. Icyo gihe mwari muziranye? Twari se tumenyana. Noneho nawe ni wa zamani muri Kigali? Ni kavukire, we avuka hariya Kimisagara nyine. We ni wa Kimisagara? Avuka ni kavukire. Rero uviyo ngiyo uje muri Kigali muramenyana? Murakundana bisanzwe, mwamenyanye kubera gusengana, mwamenyanye kubera gukorana, mwahujwe n'iki? Twahujije no gukora uturaka, gufurira abantu, kubagara ibishyimbo by'abaturage se, cyangwa n'utundi turimo two gushakisha imibereho muri ako gace, muri iyo karitsiye. Naho twahuriraga no gusenga, rimwe na rimwe tukabonana dukomezanya gutyo. Noneho urumva ubwo buzima bwo gufura bw'amindi wagiye tubwira ubaho ngaho mwari muziranye? Twari tuziranye. Urangije urashaka?
ndangije naje gushaka nyine ndabimubwira nyine mubwira arankurikirana aza kunsura aho ngaho muri mu cyuka. urukundo rurakomeza mukomeza kubana. Ikintu ushobora kuba umwibukiraho muri ubwo bukene utari washaka aho ngaho mugikorana iwanyu aho ngaho nyine Kimisagara, ikintu ushobora kuba umwibukiraho cyane niki? Ikintu najya mwibukiraho nigeze kuko nari nkijijwe, nari nturanye nawe, urebye twari duturanye. Rero naje guhura n'ikigeragezo gikomeye, umugore w'umuturanyi noneho aza kunyibasira cyane. Umudamu yitwa Jose, noneho avuga ko namutwariye umugabo kandi nari umukene cyane ufatika. Noneho uwo mudamu Jose najya nko guhaha Nyabugogo ngiye kugura nk'utumene tw'inyanya cyangwa se kugura bya bitoki biba byamenaguritse cyangwa se imbubu zatoraguye, uwo mudamu akantangira akankubita. Yavuga ngo naba umugabo we naramutwaye kandi ntarigeze mutwara. Ubwo rimwe rero uwo mubyeyi yansanze ahantu hariya mu mashyirahamwe aho uyu nguyu yasekuriraga isombe. Noneho njyewe sinanamubonye ko aje kunkubita uwo mugore. Uyu nguyu arimo gusekura isombe aba yamubonye araza aramufata agambiriye kunkubita. Ubwo rero icyo kintu nkimwibukiraho. Muri make yagukishije imihini? Abantu barangiza rwose, n'abantu bacururiza hariya Nyabugogo n'abaturanyi ba Kimisagara bose bakavuga ngo uwo mugore Jose arimo kundenganya, ariko icyo gihe niwe wamunyamuruyeho kugira ngo atankubita. Yakuzizaga umugabo we ngo wamutwaye umugabo we kandi mu by'ukuri ntawe watwaye? Uwo mugabo yitwaga Ndereye. Imana ishimwe. Naho rero mwamenyaniye cyangwa ni icyo kintu yagukoreye? Nicyo kintu ubwo buzima mwabanyemo aho ngaho nibwo buzima mwabanyemo gusa wibuka? Hari ukuntu umuntu amenyanya n'umuntu cyangwa abana n'umuntu bakakorana utuntu tudasanzwe cyangwa bakafashanya mu buzima budasanzwe cyangwa ibintu bitangaje runaka umuntu aba yaragiye amukorera. Ubwo nagira ngo udufashe kugira ngo nawe tubashe kumubaza, kuko hari amakuru mfite ko hari ibintu byinshi mwakoranye cyangwa hari utuntu tujyanye n'ubufasha kandi mwese mwari mukenya ariko mugafashanya. Hari ibintu byinshi yamfashije kubera ko nari mfite ibibazo by'inzara n'ubukene bukabije cyane, kandi nawe yarabufite. We yabaga mu nzu y'iwabo ayibamo ariko ashonje afite ibibazo. Rero yaje kungira inama, abona inzara itwishe nawe inzara irimbanyije, arambwira ati rero Mukabutera vayo nkugire inama nkwereka ahantu tujya gushaka imibereho. Ndamubaza ati se ni hehe? Ati njyewe ubu ubona ngenda buri munsi bagiye gusaba hariya kuri seti famiye. Arambwira ati rero aho kugira ngo inzara ikwice vayo nkwereka ukuntu uzajya uhisha ukuboko, noneho usabirize nyine, kandi ujye ugenda udakarabye, ugende wambaye imyenda mibi kugira ngo tubashe kubona amarongo. Rero yaje kungira iyo nama, nari nsengera rubonobono, maze kwakira agakiza Imana yanyigishije gukaraba no kugira isuku. Ndavuga ati si ubu ndajya kwihindanya uri bumbone ngiye gusaba seti famiye aragira ngo iki? Ariko icyo yabikoreye yabonaga inzara igiye kutwica, aravuga ati ngwino nkwereke umwuga nanjye navumbuye. Rero ikintu mwibukiraho ni uko yagize umutima wo kuza kungira inama kugira ngo tubone ibyo kurya. Arambwira ngo ninze tujyane gusaba, ambwira ukuntu abigenza. Njya nibuka yari afite urupira runini cyane nawe ubwawe rutagukwira. Sinzi ahantu yari yararuvanye urwo rupira. Iyo yavaga gusaba yararuhinaga, sinzi niba ukibyibuka. Yararuhinaga kugira ngo abone uko ataha, akaruhina ariko yaba arimo gusaba nyine akarurekura rwose, ugasanga rurarereta, na hano ugasanga rurareta.
noneho ukabura noneho ukabura ukuboko ukabona kumwe noneho akambwira ati rero wowe ibyo bintu wiha by'uburokore byo kugenda wambaye neza ntabwo uzabona uko usaba wowe genda ngwino uragenda usa nabi mu mutwe usa nabi witeze agatambaro gasa nabi n'imyenda isa nabi mbona ntazabishobora ndamuhakanira ndamubwira ati cyokora urakoze nubona biciyemo uzajya undwanaho rero hari ikintu mwibukiraho abantu ba Kimisagara cyangwa batuye muri Nyagakoki bamwe baranzi n'uyu mubyeyi baramuzi hari harateye ibintu byitwa ngo niba ari imbada niba ari banjiya utwo tuntu hari abagore banjiya niko bazita muri Nyagakoki badukaragaga utubanjiya dutoya twaguraga ifaranga noneho yava gusaba akagenda akagura bwa bubanjiya bwabaga mu rusenda noneho yarangiza akarugura twinshi yarangiza akazanira abana bo mu rugo agaha n'abana be yarangiza akababwira ngo banywe amazi nuko ubwo buzima bugumamo akomeza kujya ajya gusaba njyewe byarananiye ariko icyo mwibukiraho ni uko yagiye anzanira utubanjiya nk'abana akabaha amazi ibyo ndabyibuka tukiri Kimisagara yabikoze igihe kitari gito nyuma nibwo yaje kumbwira ngo Imana yamweretse ko niyongera kujya gusaba izamuca ukuguru ibyo ndacyabimwibukira aha kandi ikindi icyo kuba yarakuzaniye ibyo kurya cyagiye wari umaze wari ugiye gufata icyemezo kigayitse kandi uri umukristo Imana ikakugarura akaba ubyuka mu gitondo akuzanira ibyo kurya ibyo byaba byaragenze gute nari maze igihe ntabonana nawe kandi tutanayirukana ariko nari maze igihe mfushije umugabo ariko mu gupfusha umugabo yari yaransuye ariko icyo gihe hari haciyemo agahe adaheruka rero inzara yaranyishe cyane abana baburaye abana bo baburaye inshuro nk'enye inzara imeze nabi noneho ubwo inzara imerera nabi abana hari umwana wanjye wa kabiri inzara yaramwishe noneho nari nagiye gushaka ibiraka byo kufira muri Nyabugogo noneho umwana aragenda mu rutoki rwo kwa Mudatabukwe cyangwa se kwa muramukazi wanjye murabizi ko insina y'umuyaga uhushye uhirika insina zigahirima hari insina yaraguye yana iryamye hasi noneho ibitoki bigakura biri hasi noneho rero ubwo nagiye umunsi umwe umwana wanjye ngo ashaka kujya kwiba cya gitoki cyaguye hasi cy'umunyagara kitarimo Jacqueline rero baraje asanga uwo mwana yari agiye kwiba icyo gitoki aramwicaza aramubwira ati niwiba muri uyu muryango batabakunda kandi uyu muryango ntabwo bababyaye bazabica nuko nubwo yatashye tutabonanye yasize ahamye abana arababwira ati ntuzongere kwiba hanyuma rero y'ibyo naje guhura n'inzara nyinshi ikabije cyane noneho ndavuga ati igihe nasengeye Imana nkazamuka imisozi nkamanuka iyindi nkasengera abantu bagasubizwa nanjye nkasenga Imana ntiyanyumvishe ubundi ko njya numva abagore bajya gusambana bakabona amafaranga ndangije mfata icyemezo ndavuga ati by'agakiza mbivuyemo Bibiliya ndavuga ati ndayirambitse ndavuga ati nanjye ngiye kujya nshaka abagabo bansambanya abana bari baryamye inzara yabishe nsiga baryamye sinababwira ahantu ngiye nahagurutse nko mu masaa moya n'igice hafi saa 2 nerekeza ahantu Karuruma mvuga ngo nintabona umugabo Karuruma ndamubona mu Gatsata ubwo rero nkenyera igitenge nk'uko nari isanzwe nyambara nuko ndangije nitega n'agatambaro ndangije ndavuga ngo ngiye gushaka umugabo ubwo ndavuga ati ibintu by'abarokore mbivuyemo Imana yarambeshye reka njye gushaka umugabo usambanya kugira ngo mbone icyo ngaburira abana rero naragiye abatuye mu Cyuga barahazi
cyangwa bari bunkurikire cyangwa bambona mu cyuga hari ahantu mu ishyamba iyo umuntu ageze muri Nyakabungo umuntu avuye hariya mu nce zo kwa Munyamirwa utangiye muri Nyakabungo hari ishyamba ugeramo noneho bwari bwije butangiye kuba 3:30 bwije abantu batangiye gushira mu nzira ngiye natanya ngenda mvuga ati ngiye gushaka umuntu nsambanye rero ubwo nageze muri iryo shyamba ntari narirangiza numva ijwi rirangiye ngo Mukabute ugiye ndavuga ati ngiye gushaka umugabo nsambanya inzara igiye kwica abana numvaga ari umuntu twegeranye urimo kubimbwira ndangije rero hanyuma ryajwi rirakomeza rirankurikirana uko ntera intambwe ijwi rirambwira ngo yewe Mukabute ugiye ndamubwira ati ngiye gushaka umugabo nsambanya abana banje benda gupfa nuko noneho ryaje ryongera ringarukaho rirambwira ngo Mukabute mwibuka ya magambo nakubwiye ngo ari muri Yesaya 48 umurongo wa 11 ngo havuga ngo kubwanjye nzabyikorera ngo sinzemera ko izina ryanjye ritukwa iryo jwi rirambwira ngo Mukabute subira inyuma nta busongera kwishwa n'inzara ndakugaburira subira inyuma menya ko ari Imana yamvugishaga ubwo rero nasubiye inyuma muri icyo gicuku gishyikira 4:00 ndongera mu rugendo subiraho nari ntuye nageze mu rugo uri hafi gucya nyine mu masasita gutyo ubwo rero nararyamye mu gihe ugiye kugera mu buzacya nka 11:00 numva umuntu arakomanze kumbi n'uyu mubyeyi yazindutse cyane turangije yasanga abana bakiryamye ndangije ndamubwira ati rwose nta kigenda ariko nabona agafite agafuka nyine mu ntoki arangije arambwira ati rero naryamye numva ijwi rirambwiye ngo buno bugari ngo n'izi ndagara ngo n'ubunyobwa ngo bishyire Mukabute arambwira ngo kandi ibyo yari afite gusa nuko arambwira ati rero nagiye nsanga abana basinziriye ati sinigomba ndatekera ati nuko nibwo iryo jwi ryanjeho ati none ntuzaniye ubugari ndacyabyibuka niba atari ibiro 4 cyangwa 3 mabo n'ubugari n'ubunyobwa nuko byari bihagaze kubera ko abana bari bafite n'inzara nta mbaraga nanjye naragenderaga naramubwiye ngo namfashe abiteke kugira ngo abana barye kuko yari afite imbaraga nuko ndangije mutekerereza uburyo kinari bigiye gusambana Imana ikangarurira mu nzira kuva icyo gihe rero Imana yamukoresha ngo nzanire ibyo kurya Imana yatangiye guca inzira zo kundegera nuko bimeze shaza kuvuga ngo uwo ngo ni Imana yatangireho kuguheraho umugisha niwe wafunguye ibyawe nyuma y'iminsi ishize cyangwa igihe kinini gishize mutabonana noneho ubu bikaba bimaze iminsi runaka ukaba umubonye nabanzaga kwibaza nti kugira ngo ubundi wongere ubonane nawe cyangwa mubonane byasabye iki byagutwaye izihe mbaraga wabitekereje ute maze iminsi mbitekerezaho muri iyi minsi nagize igihe cyo gusenga nibuka iminsi ya kera nibuka ahantu Imana yankuye nari ndi mu gusenga ndi jyenyine ndangije nsubiza amaso inyuma nibuka iminsi ya kera nibuka ubuzima nanyuzemo nibuka ingorane nanyuzemo ariko ntari navuga icyatumye mwibuka hari ikindi nibutse ubwo icyo gihe Jacqueline aza yakinyibukije nkimara gupfakara nahuye n'ubukene bwinshi yanyibukije ukuntu nakuye inzugi mu nzu yanjye yasanze inzugi narazimazemo z'imbere uzikoresha iki nagiye nyine inzara urumva nari ifite muramukazi wanjye cyangwa abaramukazi banjye n'abagabo bacu umwumvishe ko ntanga ubuhamya ukuntu bandwanyije bashaka kungirira nabi ubwo nyine nari mfite ikibazo umugabo yapfuye dufite ikibazo cy'inzara ubukene mbese dufite ingorane zikomeye zo kubura ibyo kurya rero mu buryo bwo kwirwanaho nagurishije intebe
ngurisha amameza ngurisha matera dusigara turyama hasi nyine noneho igihe cyarageze inzara irakara noneho abana nkabona bagiye kumfiraho kandi ubu ngubu ibintu byo gukora imisiri nk'ubuyede ntabwo nari mbishoboye ndangije rero ndeba mu nzu inzugi zari ziri mureba z'ibyumba nuko rero ndara nzikura ijoro ryose yabinyibukije nyine ntabwo nari narabyibutse mu buhamya urara ukura inzugi naraye nzikura umugabo yari afite inyundo yari ihari noneho kubera ko naravuga ati ninzikura ku manywa barabyumva n'imponda abagabo bacu barabyumva bamerere nabi noneho nkahinga mu gicuku nkarara ndwana n'urugi reba umuntu w'umugore nawe kurwana n'urugi rwo hagati ndwana narwo mbese paka inzugi nzikuye mu byumba baburetse gatoya wigeze ukora akazi k'ububaji oya wabaye umufundi se oya ntabwo nakoze ntabwo ariko noneho ubwo bishata ngo wowe ubwawe niwe wikuriye inzugi ziwawe nijye urugi rumwe wakuye inzugi zingahe nakuye inzugi ebyiri ariko nagiye nakuye urwo mu cyumba cyanjye urukura nk'iminota ingahe yego nabura ntabwo narukuye uwo munsi sheri ntabwo narukuye uwo munsi wagenda gukuraho umusimari umwe nkarwana narwo ejo nkarwana narwo burya mbese yabinyibukije nari naratanze ubuhamya byo ndabyibagirwa noneho narwanye narwo paka ndurange sinibuka iminsi narwanye narwo ariko rwaratinze nk'iminsi 3 ndumva nari maze kurukura rumwe wenyine njyenyine narukuraga kandi n'abana basinziriye muri make nabo ntabwo yigiraga babimenya nkarwana narwo nkacukura nkagira gute kugira none se warurimburanye n'amakadire yarwo warurimbaranye n'amakadire yarwo cyangwa wakuyeho ipata gusa yaya mapata bafashe hari ubwo nakuyeho ni kadire yarwo ubwo waranasenya ariko urumva ko ari ahantu wagiye ukubita sinzi ukuntu hari ubwo nakuye sinzi ukuntu rwari rumeze rusa nk'uruteretsemo ahandi ikintu uza gikomeye noneho urundi narwo ndukura nkoresheje gukuramo amapata inzugi ebyiri urazirangije ndazikura ndavuga ati rero ikibazo kirabonetse nzazigurisha nte ko abagabo bacu nibabimenya noneho bazanyica muramukazi wanjye nabimenya kwazamerera nabi mbese nibaza ukuntu nzagurisha za nzugi noneho ubwo urumva mu cyumba hahise harangara no mu kindi cyumba hahita harangara inzugi nzegeka mu nzu hari umugabo witwa Nsanzifura Kamiri nabona kino kiganiro turimo kuganira Kamire ni wa wundi shefu w'umudugudu ndareba muri karitsiye aho mu cyuga ndavuga ati umuntu ndi bukorane nawe iyi gahunda yo kujya kugurisha zino nzugi ndamukurahe ko nindamuka mbibwiye umuntu akazintwaza azanabivuga ndangije rero nitegereza umugabo witwa Nsanzifura utuye mu cyuga umugabo witwa Nsanzifura yakundaga no kudoda inkweto uramuhamagaye ndamuhamagara ndamubwira tuze kuza mubwire uwo Nsanzifura ndangije ndamubwira ati rero Nsanzifura ngiye kukubwira ibintu izina ryawe aba ari ryo zina umva barirungirire ibanga witwa Nsanzifura uri imfura dore ni wowe mpisemo kugira ngo unkorere ikintu nshaka urabona ntuye mu muryango unyanga none nakuye inzugi mu nzu inzara yenda kwica abana wamba bari ukazintwarira
ukazinjyanira mu gashyushye tukajya kuzigurisha. Kandi abagabo bacu babimenye bamerera nabi, kandi nabambura mu kazi banjye babimenye byamerera nabi, kandi inzara yenda kwica abana. Nsanze ifu wambabariye ukamfasha izi nzugi ukazingereza tukazijyana. Sasifura arambwira ati rwose inzara ndayizi iraryana, ndaza kubigufashamo. Ati wowe ndaza tujyane saa sita. Saa sita za gihari z'ijoro. Saa sita z'ijoro Twagiye saa sita z'ijoro. ubwo wababona uyitekereje nk'umuntu ari kubabona n'iryo joro mutwaye izo nzugi? Umva twaragiye dushoreranye, umva nta n'umuntu watubonye pe. Saa sita z'ijoro yaragiye turazigurisha, sinibuka ukuntu byagenze. Nsanzifura niba ari wowe wacakiye abakiriya, niba ari njye wabashatse simbyibukwa. icyo uzi nuko izo nzugi wazikuyeho. Ubwo rero turazijyana, yewe n'amafaranga bampaye niba ari 20, niba ari 25 ntumbaze, naribagiwe. icyo uzi nuko Icyo nzi cyo nuko Nsanzifura yazintwaje. agutwaza inzugi zawe, muri make ugenda ijoro uriyiba. Ndiyiba ndangije ndazigurisha. Hashize iminsi nk'ine ya mafaranga maze kugurisha za nzugi, uyu mubyeyi sinzi ukuntu yaje kudusura, asanga nagiye guca inshuro kubagarira ibishyimbo Nyabugogo cyangwa se gufura. Ahasanga abana, yinjiye mu nzu asanga inzu ni ikirangarira. Aravuga ati si umukabutera noneho byagenze gute? Ubu se imbeho murayikira? Atangajwe nuko inzugi nyine twazikuyeho. Icyo gihe yatashye tutabonanye. Bo nari ngiye kuvuga uti kugira ngo umutekerezeho. Iminsi ishize mperutse kujya gusenga amasengesho y'umwihariko, ngira icyifuzo cyangwa se ngira umwanya wo kwibuka ahantu Yesu yankuye, n'ubuzima nanyuzemo n'inzira nanyuzemo. Rero nibuka Mukakari ukuntu yanyigishije gusaba bikananira. Twakoranye udutendo twinshi, twagiye tujya kugura ibintuza ibimene byamenetse. Uyu Mukakari we yarashabutse kundusha, we yajyaga no kubitoragura aho babimenye, akazana nanjye akampa. N'ibitoki byamenaguritse we yaraziranye n'izo mbobo, ahubwo andusha kushabuka. Akababaza ati nta bitoki mwana mwazanye mwagize ngo mbahe senkani cyangwa se mbahe igiceri. Bakamuha ibitoki byamenetse cyangwa se ibirayi byasataguritse, nuko najya kubona nkabona nkamatiyeho akama. ukamushyira ngahe? Ntacyo nta kintu namuhaga, gusa yaranzaniraga nyine. Nuko gusa ikintu cyamubabazaga yarambwiraga wowe uzahugira mu bintu byo gusenga ugeze cyane inzara iratwishe. Njyewe navumbuye ahantu nsaba, ikintu cyari cyarananiye ni ukumukurikira ngo dusabe. We yari abishoboye, ntakarabe, imyenda y'akayisiga ico kugira ngo nyine bigaragare ko ari umukene. Urwo rupira wagira ngo ruheruka gufurwa kera, noneho akaruseseramo yareshyarwa narwo, yakicara gutya yinye ukuboko gutya asaba gutya. Ukabona nyine nuko yakundaga guhisha uko akagahisha. wowe iyo wamurebaga se nk'umuntu wari usanzwe uzi, ukabona akaboko yagasize mu mupira, wabitekerezagaho iki? wibazaga iki? naramuhuguye akajya ananira akambwira ati reka, akambwira ati nawe inzara izakwica. wabonaga se koko yabaye ikirema cya nyacyo neza, akaboko karavuyeho? Yari azi kubyigana cyane. ukabona kavuyeho? wamureba n'isura ukabona ntabwo yakarabaga. Reka hari ukuntu yategaga agatambaro kadafuze nyine byose, n'amaguru hari igihe yagendaga n'ibirenge n'ibikambambiri bicitse kugira ngo rwose agaragaze ko yababaye. none iyo wowe wabonaga umuntu akuzaniye ibyo kurya bivuye muri ubwo buzima, kandi akakubwira ati muvandimwe wanjye vuba twiga akazi, ukanga ibyo biryo warangiza ukabirya, wibazaga iki?
nyine byarananiye nanjye nyine byari byarananiye kandi kenshi igihe ntabwo nakundaga kurya yabizaniraga abana nyine kugira ngo inzara itabica cyangwa agasuruma hariya Kimisagara bamwita Nyirabyatsi niho iryo zina ryavuye. Nyirabyatsi sibyo ra yitwa Nyirabyatsi kubera ko yahoraga muri pubere arimo kurebamo ibyo atoragura. sha umva nkubwire ibintu ntabwo byoroshye. we rero wajyaga uvuga ko ufite ubuhamya ariko uwo mubyeyi arakurenze kuko hariya muri karitsiye Kimisagara bamwita Nyirabyatsi yakoresheje tekinike nyinshi kubera guhora muri puberi atoragura ibintu yahura n'igifuka gicitse akakijyana noneho yagera ahantu akakidoda akajya yirwa azunguza ibifuka bicitse ku bantu bajya kurangura amakara ariko ubundi yabarizwaga muri puberi nyine akajya muri puberi guhigamo ibintu nyine. Ibyo bintu bibatunga igihe kirekire aragutunga neza. Hari yatomburaga agakuramo n'ibyo birayi cyangwa n'utwo tujumba bamenya bakire byarumagaye biki ariko muri iriya karitsiye bamwita Nyirabyatsi kandi akakwibuka rwose ati uyu muntu urwo Jacqueline kuvuga Jacqueline ntabwo barizi bazi Nyirabyatsi from Kimisagara kubera ko yahoraga muri puberi indara zose imbobo zose bari baziranye. Ubu rero noneho wibutse ibyo bintu wibutse ibyo byose byabaye ariko ntari nava kuri ako ngako ko kuntu wakwema inzugi n'iki urumva ko umuntu ashobora kuba ari umukene cyangwa inzara imwishe akiga ububandi akiga ibintu atarazi akiga igifundi akiga ikimeniziye kubera inzara. Urumva ko nawe wamenye igifundi cyangwa umenye ikimeniziye inzara irabigukoresha. Inzara ni mbi ni mbi pe yawubwiye ngo ni wabinyibukije. Tuvuye aho ngaho wibutse kuntu inzara yagukuje inzugi ziwawe ukiyiba wabwira iki inzara? Inzara suko nayivugaho iki mana ni mbi pe mana yindinde izongere kugaruka. Inzara ni mbi inzara iraryana. Ubwo se Mukakari wamubonye wamwishimiye muricaranye aha ngaha yageze ku byuma byawe cyangwa ku ikoranabuhanga wagezeho muri kumwe uriyumva ute? Nishimye nyine natekereje iminsi ya kera nanyuzemo ndavuga ati reka mushakishe hari hashize iminsi tutabonana ndavuga ati reka mushakishe dore tugiye no kwinjira mu minsi ya Noheli mugurira umwenda azambara kuri Noheli. Reba murebe gira ijambo mubwira. Yarakoze Imana imumugisha yarakoze. Mubyeyi turakwakiriye. Amen amen. Reka urumva ko yaravuze samari y'ubuhamya cyangwa ibintu mwagiye mujamo ku buryo biduteye amatsiko cyangwa byatuma tugira n'ibintu byinshi tukubaza ariko turagira ngo udufashe uducire muri make tubwira ubuzima bwawe n'umubyeyi muri make kugira ngo nibuza hari ibintu byafasha abantu kuko ndumva urukundo rwanyu rumeze nk'urwa Dawidi na Yonatani mwarabanye kandi mubana mu bukene mubana mu buzima bubi kuko ndumva cyane cyane wewe waramubereye nk'umugabo uramushakishiriza inzara yawe ibiye iyibi yawe akababaro ke kaba kawe ni ibintu bidasanzwe ubundi ku bantu bakenye kuko burya bajya bavuga ngo umwami ntiyica hica rubanda usanga rubanda ari rwo rurwana umwami yigaramiye cyangwa ugasanga abakene aribo bagira ibyo bapfa bashihurana noneho mwebwe ko mwari mukenye ni igiki cyatumaga ugira umutima w'urukundo ukamukunda gutyo wamucaga iki byagenze gute? Gutera bwa mbere nyitangira kumubona nabaganyaga ko kimbe wacu ariko nkabana na mukadata nkigera rero iruhande rwa mukadata ubwo nasenye mbere y'intambara umugabo wanjye naramubuze nyine mu ntambara ndangije ndazanikirana na mukadata ariko mu kwicirana na mukadata ambonye tubonanye yarambwiye ati wowe ntabwo nzatekana nawe fata inkono yawe fata inkono yanjye nawe agateka iki. Uyu mubyeyi rero mubonye mubona narihebye no gukaraba ntagikaraba nsa nabi noneho ngiye kubona mbona nawe amanutse ahantu haruguru iwacu
yikoreye indobo y'ibigori ahetse mu kiringiti, nkabona ni umumama w'inzobe ukiri na mutoya, mbese numva mugiriye impuhwe. Kandi ibihe nari narahuye nabyo numvaga nta muntu nkunda kubw'imibereho mibi nari mfite. Ubwo nabanaga na mukadata wafite amafaranga ameze neza, ariko ngewe nkabura imibereho ikanga ikananirana. Uyu rero mubona dusa n'abanyamibabaro, duhuje ibibazo mu buzima bwanjye, nta muntu numvaga w'umudamu nkunda. Uyu ndamukunda cyane, namubona nkamugirira impuhwe. Noneho no gucuruza ibigori akaba igihe bimunaniye. Uyu yakundaga gukaraba, igihe kimwe agakaraba akajya gusenga, yagera ku masengesho agasiga akingiranya abana bakirirwa iyo. Ubwo nanjye ngahindukira nkajya kumureba, nahagera ubwana bwambona bukarungurukira munsi y'urugi, umubabaro ukanyica. Akabaho igihe mba nagiye nabona ibitoki nkabibazanira, cyangwa utwo tubado naba nakiye nk'amafaranga nka 200 cyangwa 500, nareba ngasanga nta kindi kintu ndi buyagure, nkaguramo tubado. Uyu nagira amahirwe ngakubitana nawe yavuye muri ya masengesho, babana nkabagabanya twa tubado, ubwo nawe akatubahereza kenshi. Nguyu ntabwo yaryaga. Abantu batazi utubado ubwo niki? N'utubanje nyine bakora mu mashaza, mu myumbati, mbese badukorera ahantu hatandukanye. Tubana gutyo, umuntu ndamukunda. Ngera ubwo abandi mama banyigisha bati wowe kuwa gatanu tujya gusaba, dore inzara izabica izakwica. Tujya gusaba, nkandabanaga na mukadata nyine gutyo, kandi yari umukozi w'Imana, yararirimbaga mu kove, ariko akavuga ati we ntago nzaguha ibiryo byanjye. Agateka ukwe nanjye ngateka ukwanjye, ariko nge nkabaho mu buzima bugoye cyane. Nuko uyu Butera rero nawe namureba nkabona afite imibabaro, nkabona ni umunyamibabaro. Ese umuntu ayeka mu kiringiti gute? Nanjye nubwo nababaye, umuntu afata ikiringiti nkabona ni umudamu w'inzobe ukiri mutoya, n'ibiheri byari bitaramuza mu maso icyo gihe, ariko nawe bikagaragara ko aheka mu kiringiti cyahindutse umukara, ari umunyamibabaro. Bigeze aho noneho ndashima Imana ko Imana yamwerekeje mu rusengero, akajya yiga gukaraba, akamesera abantu ariko yakarabye. Nkamubwira ati rero aho kugira ngo inzara nawe izakwici, ujye uzatujyane gusaba. Ubwo rupira koko nari ndufite, niga umutwe wo gufata icyo gipira kimeze gutyo, tukajya tujya mu mujyi gusaba. Ariko najye gusaba imbere y'Imana sinari mbyemerewe, ntabwo nari mbizi. Hari igihe nk'umukire nk'umubosi yaduhaga amafaranga ati 1000 mugende muyangabane muri nk'abantu 10. Buriya akazi kose kabagiye kabamo ba metre barusha abandi imbaraga. Twagera hirya, noneho abadamu bakamiritsemo bakavuga bati muhite mutuva imbere mw'abakobwa mwe. Twari tukiri n'abatoya, bigaragara ko twishwe n'imibabaro ariko tukiri batoya. Mutuva inyuma mwebwe. Tukagenda ya mafaranga bakaba igihe bayajyanye, akabaho igihe iyo nete y'ijana, nareba nta kintu ndi buyagura icyo gihe. Ubwo burindazi bwaguraga ifaranga nkabuzana, tukabusangira n'abana ba Mukabutera. Ariko Mukabutera akihagararaho. Icyo gihe yari yarize gukaraba, agakaraba abana akabasiga mu nzu, akagira ibanga ryo kubasiga mu nzu. Nge nubwo nari mfite abana, ariko umuhungu wanjye mukuru naramubwiraga ugenda ujye ushaka n'umuntu wegereza ibintu, tugahurira mu rugo. N'umukobwa nagiraga, abantu b'abasiramu twari duturanye bakabagaburira. Nuko nyine nubwo bubado nubwo nabubahaga, wenda bo babaga bari, ariko abana b'uyu mumama bagahorana inzara, akagira kwihagararaho ati ngiye nzasenga Imana izanshyigikira, izamfasha. Nanjye nkavuga nti iyo Mana izagufasha se gute? Nkanga kumuca intege, nkamwitegereza nkareba ibintu ambwira, nkanga kumuca intege nde izagufasha ihereye kuko kureba twavumwe twabaye abanyamibabaro. Ariko iryo jambo nkanga kurimubwira. Nuko aguma muri ubwo buzima. Igihe kimwe rero Imana yaje kumucira inzira, ahura n'umusore witwa Mariseri ahantu mu bakire bitwaga kwa Gakoko. Ubwo aramwijyanira, mbona yaramujyanye, aramushimuta, baramutwaye, abaramujyanye. Nanjye mbibonye ndavuga ni Imana ushimwe kuko hari icyo ukoze.
mu kumujyana baragiye babana neza, nageraho ngasanga babanye neza, ntabwo bari bameze neza, ariko Butera yarahingaga, yiga ibintu byo guhinga, akanasenga, bakirira ibishyimbo n'ibitoki byabo, bafitanye amahoro menshi. Hari umusore mwiza rwose wamusumbaga, umusore w'ingagari wamusumbaga, umusore mwiza, ndavuga nti Imana ishimwe. Hashize igihe gito rwose bafitanye n'amahoro, batekanye, bakundana kubi. Uyu mudamu Imana ikunda kumuha abagabo bamukunda. Nuko ubwo hashize igihe, ubwo kihe kitari gito, agenda babyara abana bakurikiza, ngiye kumva numva umugabo ngo witwa Marcel ngo yarapfuye. Ubwo nagiye kumusura, nanone ubuzima bwarongeye buramukubita, bumugira nka muri bya bihe. Asubira mu gace k'Ibunguru. Buramukubita noneho hanyuma yabwo. Ubwo rero najyaga nanjye ntabika n'amaguru, murabyumva kuva Kimisagara, nkagenda Karuruma n'amaguru, nkagenda nkagera hitwa mu Cyuga n'amaguru, ngiye kureba uyu mudamu n'amaguru. Kuko Imana yari yaramunkundishije cyane, naramurebaga. Hari igihe twageraga mu nzu kubera imibabaro, tukagenda tukicara mu nzu tukayaga, cyangwa tukarebana gutyo, umwe ntagire ikintu avugisha undi, agahaguruka agataha, nanjye ngahaguruka ngataha. Ubwo nabaga nabuze n'ijana rya ya mibado. Ubwo noneho nanone arongera asubira mu gisate cy'Ingunguru, birongera birakomera, arongera anyuraho narindi. Ubwo Imana yari yarambwiye ko nisubira noneho gusama muri icyo gihe yari yarashatse izanca ukuguru. Bitanshoboka, mfata isekuru nayifatiye ku rutugu. Ni ngiye wize gusekurira abantu ba Nyabugogo isombe. Nkagenda nkabona amafaranga cyangwa sinyabone. Ubwo yanyuzeho aho ndi gusekurira isombe. Muri iyo minsi amaze kunyuraho, ati abana batwarongeye tugira ibibazo, ntabwo byoroshye. Noneho rero ariko uyu nguyu akagira igikundiro, abantu bakamuvugisha, abagabo bakamukunda bakamuvugisha, akajya avugana n'umugabo witwaga Ndereye. Umugore waraza, aza yarakaye afite umujinya mwinshi, ngo nari ndimo gusekura isombe gutya, ahita agira gutya agiye kumuvutura umuhini mu mutwe neza ngo birangire, kuko yari afite kamere yose. Nahise ngira gutya umuhini mufatira hejuru, n'abantu bose baba barahuruye. Icyo gihe byari bikomeye cyane. Aravuga ati uyu ngomba kumwica kuko yantwariye umugabo. Jewe rero nanjye nari meze nk'ikirara, mvuga ati niwongera kuvuga Mukabutera ndagukuramo amenyo, nzakwizirikaho umva nzakwica. Icyo gihe nari naranakizwa, wari ufite imbaraga, ufite amahane. Baramubwira nti n'undi munsi Mukabutera uzamuvuga. Uzamuvuga n'umwana wanjye sinshobora kumugirana, ariko Mukabutera Imana yamumpayeho igikundiro. Ubwo Mukabutera uwo mugore witwa bamwitaga Jose. Jose abamuvuyeho gutyo, ntiyongeye kumuvuga, kuko yaravuze ati wowe uri mayibobo, ati n'icyuma wakintera. Wari ukarishye buri gihe? Nari nkarishye kuko nari nihagazeho mbana na mukadata gutyo, duhanganye tutavugana, agateka kandi ngo yari umuririmbyi mukova, abana banjye bakicwa n'inzara. Mbese umusiramu wari uri munsi y'urugo niwe washoboraga kuba wangaburirira abana. Nuko uwo musiramu Imana imuha umugisha rwose. Imana imuha umugisha, yitwa Mariyamu. Aracyariho? Aracyariho. Nagiye no kwimuka ndavuga nti Imana imuha umugisha, wangabuririye abana. Nuko uyu mubyeyi rero birangiye, ubwo abahuye n'icyo kibazo, Imana nanone numva irankoresheje, numva mbuza amahoro, numva nongeye guhangayika, ngira kandi umutwaro we muri iyo minsi, ngira umutwaro we. Ndavuga ni ntabwo byoroshye. Ubwo twavaga mu muganda, kandi nagendaga n'amaguru, nta n'amafaranga y'itike nagiraga. Mu Cyuga ni kure bene data, mu Cyuga ntabwo horoshye, ni kure, ni ugutambika hirya ugera za Karuruma n'amaguru kongera ugakata hirya. Nanjye narahagiye n'imodoka, imodoka nayo iraruha rwose. Ni kure ndahazi. Ubwo rero numva ko Imana ibujije amahoro, mvuye mu muganda ahantu iwacu. Ibwo nahitaga mfunga ibintu, nkafunga ambaraje, mfunga utuntu twari turimo. Nuko nibwo nagendaga nirekera kuko mu Cyuga. Mpageze nsanga uyu mudamu yarafurutse, ati ngo yagiye mu biraka,
abana babo bambonye barihita baririra rimwe, barambonaga bagahita baza baririra rimwe bongera kurera nka cyagiye mbere, mba ndabyibutse kandi nuko nibwo namubahereza ako kamvirope, nibwo ndababwira nti muziba muri uyu muryango, kuko uyu nguyu aho yari yarashatse urumva ko abo bana batari barababyaye. Ako kamvirope ni kakandi k'ubugari wamuzaniye? Ndi muziba muri uyu muryango, murabona ntibababyaye, nyoko yabatahanye hano, muziba muri uyu muryango muzahahorera n'ibibazo. Nuko nsika mbigishije, uyu nawe mu minsi mike cyane ubwo yigiriye inama umwuka w'Imana umukoreramo, yigarukira i Kigali. Amaze kugaruka i Kigali yaraje aracumbika ahantu bita kwa Karangwa. Mu minsi mike nagerayo nkajya mbona ari kugenda azana utuntu, imyumbati, ibishyimbo, ubwo akarya nkabona arimo kurya, hashize n'iminsi ndetse mbona atangiye no kujya nk'ikiraka cyo gufura. Mbese ndanezerwa ndavuga nti Imana ishimwe. Ari utangiye kugukoresha se? Akajya nk'ikiraka cyo gufura. Ingorofani yari yahindutse indege. Atangira kugukoresha nawe. Mu minsi mike rero arashayininga, ariko nyine wamureba ukabona igiheri cyarambuje, nubwo byari bimeze gutyo, ukabona ni umukecuru aracyari mu butayu, ariko nibura abana barabona iyo kawunga barajya. Hashize igihe rero ndimo mufurira, aribwo yambwiraga ati shakira intango ino hano. Abarampamagaye ati ngiye ndashaka gushaka. Ntiye nahise mukanurira amaso cyane, ni ntasoni bita nibuka imibabaro b'abana bababaye. Ntihise nimaze n'ikintu cyo mu mutwe, ntibaba abana agiye kongera basige, kuko icyo gihe ajya gushaka uwo Marcel abana yasize abaragije mu baturage. Umwana umwe hariya nka hariya akamuragiza abana, icyo gihe barigaga nabwo tugahura abana batameze neza. Akimara kumbwira ngo giye gushaka, nahise mubwira nti stop, n'undi munsi ushaka iki? Umuntu w'umukecuru, kuko icyo gihe najyagayo nkabona ameze neza, nkabona nta kibazo. Imana iragutunze, uravugira Imana iragutunze, none ugiye kwishariza kuzongera kubyara. Numvaga atakongera kubyara abandi bana, aribo bamuteza ibibazo, aribo bamuteza imiruho. Nuko nkibimubwira mbona ntabyumvishije, ahita agira ko cyafunga umunwa, nta n'ikintu yongeye kumbwira. Narafuze ndarangiza, ndangije amafaranga nditahira. Nuko hashize iminsi mike bambwira ko yerekanwe mu rusengero, ndavuga nti bya bintu birakomeye, mbona ko ari uko byagenze. Nuko hashize iminsi mike numva ngo basezeranya ntumira mu bukwe, ndagenda, ariko nkagenda nibaza ikibazo cy'abo bana, numva ba bana bazongera bagakubitika. Ariko ndashima Imana, naratunguwe, mbona Imana iciye inzira mu gushyingirwa kwe. Amen, amen. Ndanezerewe cyane. Ibyo bintu byaranejeje, kandi Imana mwabantu mwe ntago ijya ibura ukwigira. Ishuri rya mbere hari igihe umuntu arivamo akinjira mu rya kabiri. Ubwo ndashima Imana ko bya bintu bitagenze nk'ibya mbere. Abana mu gushyingirwa kwe naragendaga, ahubwo nsanga abana nibo bamerewe neza, bamwe barashaka bamera neza. Hashize igihe tutabonana, ariko mu kutabonana abana be ntibigeze noneho bateseka, bagiye babona ingo, barashaka, babona abagabo bamera neza. Ba bana aho mbabonye nkumva shimye Imana, nubwo hashize igihe tutabonana. Nuko ubwo rero nkajya mutekerezaho, ni wa muntu yarakize da, yaranyibagiwe, ni nta kindi. Ngira nubwo nimuka mvaho narindi ndahagurisha, njya ahantu mva mu Kigali aho narindi, njya gutura mu Kigali. Ibyo bintu sinari narabimubwiye. Nuko ndagenda ndiyicarira, ni ubu Butera ntabwo nzongera kubonana nawe, yarakize, byararangiye. Nuko ariko nkajya mutekereza, ngasenga Imana mu mutima, ariko nta muntu wo kubibwira mfite. Ni Imana izongera impuze na Butera. Ubwo nibwo nagiye kumva numva ngo arimo kushakisha, ndavuga nti reka nshake nomero ze, muhamagare mubaze icyo nshakira. Aravuga ati ngwino ngusure. Ubwo rero namuhengutseho, aho yari yambwiye ati ndagutangirira, igihe nyimubona mukubise amaso, ndavuga ni Mukabutera ninde. Mbona umuntu yarahindutse,
mbona umuntu yabaye muto, mbona umuntu bya biheri byamuvuyeho, mbona umuntu yarabyibushye, amabere yagiye kugira gutya, mbona ariteruye amera nk'ay'inkumi, ikibuno reka sinakubwira. Mukabutera mbanza kumuyoberwa. Ubwo tuba turamanutse twigiye mu rugo iwe aho yashakiye, ndamubaza igihe tujya gufungura igipangu, giye gukifungura igipangu, ati ntise icyo gipangu ni icyawe? Ati ni icyanjye. Ubwo twinjiye mu nzu, ndebye mbona ni amakaro, ndebye mbona intebe, ndavuga ati si aha ni iwawe Mukabutera? Ati reka ni iwanjye. Njye nubwo numvaga amakuru ariko nari ntaragera kuri tiri ngo ayo makuru nyibonere. Ninjiye muri saro yiwe, mbona ineni za ntebe zitabaho, mbona ni mu makaro, mbese ngiye nanga kubyemera. Ubwo amaye naho kuryama ndaryama, ariko mu gitondo nabyutse mutangirira ku muryango mubaza ni ahantu ni iwawe koko cyangwa urimo kumbeshya? Ati usibye no kuba iwanjye uraza nkwereke n'ikindi gipangu. Ati cyanjye. Ubwo arongera njyana ku kindi gipangu, ati ndetse nzaza nkwereke n'ikindi gipangu. Ati cyanjye. Ubwo ni ibipangu bingahe? Bigera muri 3. Haleluya, amen. Twabonye Imana. Nge n'ubu ngubu naratangaye, n'ubu ndacyatangara, byarantangaje. Nuko twibuka iminsi ya kera, nanjye ubwo hari haciye iminsi sa n'umuntu wacitse intege, ariko kubw'imbaraga z'Imana, kuko yajyaga ambwira ati Imana yaravuze kwizanabara. Nagira gutya nkaba ndamuhembye mu mutima, noneho nkambuye bankavuga nti se iragutabara inyuze he? Dore abantu Imana yatabaye ngabariya mu mamodoka, ngabariya bafite icyo kurya, nibazidwe n'icyo kurya, mbere yo kuvuga ngo izagutabara, mbere y'ikirebure mu mazi y'abandi. Ubu sizagutabara ihereye yeye. Sinagiraga ikintu mubwira ngo mbe namuca intege, ariko by'ukuri nabonaga ibi bitangaza, nabonye ahangaha, nabonaga Mana yanjye, ntago nabikekaga. Nabonye imbaraga z'Imana, numvishije nongeye kwambara imbaraga z'Imana, natunguwe n'ibitangaza by'Imana, kuko njya kuza n'ahangaha nahise mpabwa indirimbo ivuga ngo ngiye kureba ibitangaza by'Imana, maze ngo shima Imana, nyoberwa ibyo ari byo. Ariko naraje ngeze aha koko mbona ni ibitangaza, mbona kwa Mukabutera harahindutse. Cyakora ndashima Imana ko atigeze yibagirwa ahantu yabaye. Burya kwibagirwa nabyo biragatsindwa. Ibyo bintu ndabishimiye Imana, kandi nanjye numvishije ngomba gukomeza urugendo nkareba Yesu. Numvishije ngize icyifuzo imbere y'Imana, mbwira Imana ati ndashaka kukwaka imbaraga zo kugukorera kuva mvuye muri uyu mubiri, kuko mbonye ko ibyo uvuga ubikurikirana ibihe n'ibihe kuzegeza umuntu igihe azavira mu isi. Shimye Imana rero ku bwa Butera, shimye Imana ko ibintu Imana yamubwiye yabikoze, shimye Imana ko nongeye kubonana nawe amaso ku maso, nkabona ko imbaraga z'Imana, nkabona Imana yarakoze. Imana ishimwe. Amen. Ibintu ntibyoroshye, ni amashimwe, ni bitangaza, ni umunezero. Iki kiganiro cya kirimo kwishima bitewe n'ibyagiye biboneka, harimo guseka bitewe n'utuntu twagiye tuba mu buzima bwanyu butandukanye, ariko majije kumenya neza ko ubuzima bwa Mukabutera wabugizemo uruhare rukomeye cyane, rukomeye, bigaragare ko wamukishije n'urupfu. Uriya muhini wari umurangije Sheri. Uwo mudamu witwa Jose wari ugiye, yaranyishe kandi ampoye ubusa. Uwo mugabo we witwa Ndereya twarasenganaga, yasengeraga ku muhini, ariko nta gakungu kandi nari mfitanye nawe. Nkamubaza ati se nasambana n'umuntu nkabura n'ingutiya, nkabura n'ijipo, nkicwa n'inzara aka kageni? Jose ntabyemere. Uwo Jose yaranyishe pe, ni Imana yantabaye. Urumva ko uyu mubyeyi ni Imana yandengeye, ikoresheje n'umubyeyi n'abandi bacuruzaga hariya mu mashyirahamwe. Barankijije, baramwamurura, baramubwira ati uyu mubyeyi ntabwo iki cyaha yakwigwa kijyamo.
yasambana se n'umugabo wawe akabura n'ijipo amuha akabura n'icyo kurya. Ariko uyu nguyu nyine yaramunkangariye, we yari yarihebye n'uruhini yarugukubita. Aramubwira ati uzongera kumukoraho tuzabonana. Ihangane nkubaze, ujya ukunda kunyiyama kukubaza cyane, ariko ihangane nkubaze. Uranyemereye? Ndakubaza nk'ibibazo nka 2 gusa. Uransubiza? Ikibazo cya mbere, uyu mubyeyi nshingiye ku kuntu numvishije ubuhamya bwanyu cyangwa ukuntu ibintu byababayeho kuva Kimisagara akagira mu Cyuga, ari wowe waje kureba kandi nta kintu gifatika wigeze umuha, wenda wowe uretse kuba yarakwikundiye gusa akakwizirikaho akabana nawe akagukurikirana, noneho hakaba hari hamaze ino myaka umaze ushatse urugo imyaka igera muri 7. Ni iki cyatumye umara imyaka yose cyangwa iki gihe cyose mutari mwabona nawe, utari wongera kumuhamagara cyangwa mutari mwasurana cyangwa utari wamuhamagara kugira ngo mwongere mwirukiranye iminsi ya kera, bikarinda bifata iki gihe kingana gutya? Hari habaye iki? Nta kintu cyari cyabaye. Nyuma yaho nkimara gukora ubukwe twabonanye nka 2. Ariko ntabwo twagize igihe cyo kuganira ngo twongere dusubire mu minsi ya kera. Ariko naramuzirikanaga mu bantu nagambiriraga kuzagirira neza, numvaga naramushyize ku rutonde. Rero ubwo uyu munsi twongeye kubonana rero, ubwo nagize umutima wo kuvuga ngo reka mushakishe. Reka umushakishe. Nta rundi rwango. Hari igihe nagiye manza ejo nyine nkavuga ngo ejo nzamugeraho, ariko intego nari mfite cyangwa se mfite niyo kwibuka umuntu wangiriye neza. Birangiye none ari ku rutonde rero, igihe kirageze nyine birashyitse. Akiza kugeraho akakubwira ko yaraye adasinzire bitewe namubwiye ko agomba kugirira Imana icyizere, ko nta kintu kijya kinanira. Mubwira ko agomba gushaka Imana cyane, akagirana ubumwe nayo cyane, kuko Imana imufiteho umugambi mwiza. Mwibutsa ukuntu nagiye nihanganira ibintu byagiye bingerageza, bimwe aranabizi. Namwibukije n'ukuntu uwo munsi nuko atabivuze yaje kumfurira muri icyo cyumweru, nzerekanwa mu kindi cyumweru. Nabimubwiye ariko wa 4 nzerekanwa ku cyumweru, nawe biramutungura. Avuze ko n'umuntu rwose n'umuntu wakubwiye ati ibyo bintu giyemo ntago ari byo, nawe arimo mu bakubwiraga ati ibyo byo gushaka reka. Yaranyamagiriye cyane agira ngo ni burage. Azi ko atari byo. Yumva ku cyumweru nerekanwe, niyo mpamvu burya mu birori byanjye ataje. Yumvaga atari ibintu, yumvaga ari ibintu by'inzagiye by'imitwe cyangwa byo kubeshyereza. Ariko hanyuma amaze kumenya ko nerekanwe yarababaye cyane, aravuga ati Mukabutere imyaka yose tubanye ntambwire n'ikintu na kimwe. Ariko ntabwo rwari urwango, ni uko Imana yari yarambujije kubivuga. Mubyeyi wavuze ati nageze hano inumva ibintu birantangaje, ndara ndiba ndahahamuka, mbona ibintu n'ibintu bidasanzwe. Ni igiki wahise utekereza ku Mana? Ahise avuga ati Mana uratangaje birenze. Ahise Imana numva nambaye izindi mbaraga nanjye, ndavuga ati burya iby'Imana ikivuga birasohora. Yajyaga bimbwira ndimo kumupinga, ariko nahise numva ngiriye icyizere cyane Imana, nanjye ngomba kuyikomeraho. Muri izo mpungenge wari ufite urimo kumubwira ati wishaka ibyakubaho bitagira, reka nasanze rwose yari umugambi w'Imana. Sanze yari umugambi w'Imana. Imana yarushijeho kuko yarashatse irushaho kumugirira neza, kuko babana nahuraga nabo mu nzira barimo kurira bati ntitwabonye icyo kurya, turimo gutaha mu gasozi ku bantu batandukanye batatubyaye. Ntabwo byongeye, ahubwo byarushijeho kumera neza.
ntabwo akubwiye ko ari umwana we, ari umwana urimo kwiga i Kigali muri lycée de Notre Dame d'Estro. Barahari yarabimbwiye, ndetse nanjye mbibonesha amaso, mbona bamwe barashatse, mbona bameze neza, nta mwana ufite ikibazo nka mbere. Ibyo bintu mbishimiye Imana, kuko no mu byatumaga mwamagana nuko twagiye tugwira abana. Ubu ngubu tugwira abana, turemera turabapfira, ariko numvaga nawe azapfa. Numvaga ntagiye kwuzura amashimwe nyine. Muri icyo gihe atari afite umugabo, mvuga ni ikigaragaza ngo yarakoze. Hari ukuntu wavuze, uravuga ati hari igihe cyamaze tutabonana tutavugana, ati urangije uravuga ati yaranyibagiwe, yarandetse, yarakize ubu yarandetse, ntago navugana nawe. Noneho wumvishije, noneho ubwo watekereza gutyo ukumva noneho haragushakisha, wumvishije gushakishije, wa muntu wumvaga yarakwibagiwe wabitekerejeho iki, wiyumvishe gute? Yaravuze nti reka ngende numva ikintu ambwira, wenda ngende numva ikintu ambwira, ntabwo mbizi. Nanjye numva ngize amatsiko, kandi burya binaba byiza hari n'igihe utekerereza umuntu ikibi ukanabicumuriramo. Naravuze ni kubonana kwacu kuraba kwiza, turanavugana, wenda ndamubwira uko namutekerejeho ikibi, ko yaba yaranyibagiwe wenda ataranyibagiwe, yari afite muri bije igihe cyo kubonana nawe kitari cyagera. Ibi ntabwo nari nzi ko igihe nyine cyatari cyagera kiri kuri nge, ariko nabyo bitumye nshima Imana, kuko igihe cyari kitaragera ngo mbone ibi byose, mbone ibi bitangaza byose, mbone ukuntu nshima Imana. Hari ukuntu umuntu agira uhindurirwa ubuzima, wenda yari umukene, yamara kugira urwego ageramo agatangira agahinduka, akiremereza, agahindura ingendo. Kuri bo wasanze bimeze gute? Kareka nasanze Mukabutera, usibye imibereho myiza afite, nasanze Mukabutera ari Mukabutera rwose uko yari ari kuva kera, ahubwo yarushijeho urukundo rwose. Ubona rwose mu buryo bwo kwakira abashyitsi. Abantu baba bari hano rwose, aba yakira abashyitsi cyane pe, umunota ku munota. Urukundo nasanze rwararushijeho. Nicyo nabonye, nicyo kintu nitegereje banza kwishimira. Turimo gusoza, ni igiki wakwisabira Mukabutera? Urumva ko mwabanye nka Yonatani na Dawidi, murakurura, mbese mwarafashanyije ku buryo ngiye byanteye rumeza, numva binkoza ahantu ku mutima, nshingiye kuntu numvishe mwarageranye urukundo kandi muri abakene, none Imana ikaba yongeye kubahuza aka kanya. Ni igiki wamusaba, cyangwa ni igiki wamubwira? Ni igiki wamubwira mbese, tugira ngo dusoze nk'ijambo rya nyuma, message wamuha, cyangwa icyo wamwisabira, cyangwa icyo wamwihanangiriza, umubwira ati dore bigenze gutya cyangwa bibaye gutya, uzakomeza uke cyangwa uzakora utyo? Icyo namubwira mbese wenda icyifuzo cyanjye namusaba, we niwe wakitekerereza hamwe n'umwuka w'Imana. Ikintu namusaba cyerekeranye n'icy'ubugingo, ni uko atazibagirwa, azagumya gukunda abantu, cyane cyane akajya akunda abakene bari hasi ye. Akagira impano yo gukunda abakene cyane, bari hasi ye, akabakunda. Burya umuntu wagakoreye Imana, ufasha umuntu ubona utazagera kenshi ahantu akugeza, n'umuntu utazavuga ngo azamarira iki. Uriya muntu aba ari mu mukozi w'Imana cyane, ajya akunda abakene bamuyoboka, cyane ajya akunda abakene. Imana iguhe umugisha. Ikindi kintu, hari ukuntu abantu urumva babana n'abantu bakabasuzugura cyangwa ntibabiteho, bagasuzugura abandi. Urumva ko uyu mubyeyi wamugiriye neza kandi ari umukene, bigeze ku rwego noneho n'abazamuka aragutumira akubwira ati vuba dusangire umukozi w'Imana. Noneho ni igiki wabwira abantu bajya basuzugura abandi kandi basenga baravuganye n'Imana? Ni igiki wababwira? Umuntu nababwira ngo umuntu, buriya umuntu usenga, babona winjira mu rusengero waravuganye n'Imana, afite nzayimana, agendana nzayimana, ntukamusuzugure,
umuntu wa burya washoboye kwinjira mu nzu y'Imana ntukamusuzugure na rimwe uwo ari we wese tumuhe icyubahiro kuko isaha n'isaha ntabwo ubuze aho muzahurira kuko uyu nguyu icyo gihe umutima mubi nari mfite icyo gihe umutima mubi nagiraga umugabo akimara kunta mu nzu nabonaga nta n'ijambo nanamuvugisha kuko n'amazi yo kunywa agewe no kuyatanga nta urebye no kugira ngo ngire umuntu nyaho usibye ko najyaga ngira n'ubundi impano n'ibyo byose byabaga igihe cyarageraga nabona n'inote y'igihumbi icyo gihe ubwo nari mfite urukundo rushije rw'iki gihe nabonaga n'ibintu nabona ukuntu ibintu bimeze ngafata ibiryo ngateka nkajya gereza kandi ubwo nibwo nari umukene birishije ubu ngubu bigaragara rero ko gukorera Imana atari ukuvuga ngo nukuba ufite byinshi ahubwo biva ku mutima. Sheri dusoza mbabarira ugire icyo wabwira uwo mubyeyi muri kumwe umushimire uko yabikoze uko yakugodokeye nukuri umushimire umusabire umugisha ku Mana nurangiza untangire message uyimpera abantu bisi yose cyangwa abantu badukurikira ugira icyo babwira bitewe n'imba mutima yawe kuko ngiye nashishura umeza cyangwa natinye bitewe n'ubwo buzima mwabayemo n'ubwo buzima ukuntu bwagenze numvishije hari ikindi kintu byanyigishije ndagira ngo rero ugire icyo ubwira uwo mubyeyi nurangiza ugire icyo ubwira abantu badukurikira ugire message utanga nurangiza udusabire kuri Nyagasani usengera abantu muri rusange abababaye nkuko mwari mubabaye abategereje nzayimana cyangwa ikimana babwiye ubasengere kugira ngo nabimana izabahindurire ubuzima kandi ntibazabashe kwibagirwa ababagiriye neza. Ndamushimiye kubw'ibintu mwiza yakoze yakiranutse kuri bikeya Imana idakiranirwa izaguha umugisha anishimye kandi ikiruta byose izaguha iherezo ryiza. yego ni ukuri yangiriye neza kandi yangiriye neza mu bintu bitaremereye bigaragara nk'ibitoya bishatse kuvuga ngo gukorera Imana mwebwe abantu badukurikiye nta mpamvu n'imwe uzatanga uzavuga ngo wabuze gukorera Imana. Uyu nguyu yampaga banjiya z'ijana akaza akazigura yavuye gusaba akazigabanya abana banjye ariko Imana yanteyemo umutima wo kwibuka ko yangiriye neza. Ndamushimiye rero kubw'imirimo myiza yakoze yumve n'ikaze mu rugo rwanjye yumve ko ari umuvandimwe wanjye wa hafi yumve ko ari umuvandimwe wanjye wa hafi icyo nzajya nshobora cyangwa nshobozwa nzajya nkimufasha urakoze nzajya nkimufasha. Inzara irajyana cyane mbere nkiri umukene cyane nasohokaga mu rusengero mbere kugira ngo abantu batambone kubera ukuntu nasaga kubera imyenda nabaga nambaye nabaga nsa nabi noneho bajya mu gihe cy'amaturo bagiye gutura cyangwa se nkahita nsohoka kubera ukuntu nasaga. Rero kubera ibyo byose nabinyuzemo kandi mbizi buriya ushobora kurya ushobora guhura n'inzara ariko ukaba wambaye nabi abantu bakagusoma bakavuga ati ibigeragezo birakwishe. Ariko burya iyo ushonje cyangwa se ufite ibibazo usa neza nta muntu upfa kubimenya nawe bakurebera muri uwo mwenda yego ni ukuri bakabona uri umukire kubera ko wambaye neza nta wamenya ngo waburaye nta wabimenya rero kubera ineza wangiriye hari abantu benshi nagiye ngambirira kwambika nkabambika ni ukuvuga ngo nzajya nanjye nkwambika. Imana iguha umugisha
nzajya nkwambika menye yuko igitenge kigomba gusimburwa n'ikindi. Imana iguhe umugisha rwose. Ibyo ntabwo bizananira, ntabwo bizananira. Kandi n'ibindi igitumye mpereye ku mwenda ni uko nzi ko nahuye n'ikigeragezo cy'inzara. Imana yari yaranyigishije gukaraba, ikanyigisha no gufura umwenda wanjye. Nagenda mu nzira abantu ntibamenye ko naburaye. Ko ni ukuri. Buriya wambaye neza, wambaye agakweto keza, nta muntu wamenya ko ufite inzara. Nawe. Buriya ni ikintu Imana ijya inyuramo igahisha abantu bayo. Rero icyifuzo cy'imyenda cyo wumve ko nanjye nzajya uko numvuka umwenda nzajya nkusimburanya umwenda. Yego ni ukuri. Mudodeshereza ikanzu, ejo nguhe igitenge. Imana iguhe umugisha. Ugende nawe usimburanya. Yego rwose. N'ibindi Imana izajya ishoboza. Hanyuma y'ino kugira ngo Imana iguhishe amaso y'abantu kugira ngo batakunyuzamo ijisho. Ahavuye imyenda buriya ntabwo habura n'ibiryo. Yego rwose. Imana izajya igucira inzira ubona ibyo kurya. Imana iguhe Hamwe no umugisha. gusenga no gukiranuka Imana izagenda idushoboza. Kandi wongere ugirire Imana icyizere. Ni ukuri. Kuko mu bintu byatumye Imana igirira neza nta munsi n'umwe nigeze ngambirira gukorera Imana ngo ibyibagirwe. Iyo nasohoye kimwe ejo isohora ikindi. Iyo nsohoye kimwe ejo igasohora ikindi. Rero Imana ikomeza gukora nta kintu kijya kinanira. Rero icyo nakubwira cyangwa se nkutongera nakubwira ngo ugume wizirike kuri Yesu. Yego. Igishoro ni ugusenga. Iyo umuntu asenga aba aganira n'Imana. Yego rwose. Kandi iyo urimo kuganira n'Imana mufitanye ubumwe ntabwo waburara. Buriya inshuti ziratandukanye. Hari umuntu mwaganira akakumvira ubusa. Yego. Ariko kuganira n'Imana ni iby'igiciro. Yego rwose. Ntabwo waba wabugize umwanya wo kubana n'Imana no kuganira n'Imana ngo uburare. Oya. Yego. Ni inshuti yawe ya mbere. Rero ugirire Imana icyizere 100%. Wongere usubire mu muhamagaro, wongere usura abarwayi, wongere turiya turi mu wasuzuguraga, wongere udukore. Buriya ikintu ukoreye Imana cyose ntabwo kijya gitakara hasi. Yego no. Imana iracyandika. Iracyandika ikagiteraho kasha. Imana. Yego. Nta kintu kijya kiyinanira. Rero nawe izirike ku Mana. Igishoro ni ugusenga. Yego. Igishoro ni ugukiranuka ku kanini na gato. Ugatandukana n'icyaha n'igisa nacyo. Nta hantu Imana itakura umuntu, nta naho itamugeze. Turarangije. icyo wadusengera watorageza Imana, wabwira Imana ikareba ko nibigenza. Mwami Yesu, Mana ishobora byose, Mana ifite ubutware n'ubushobozi mu izina rya Yesu. Yego. Uyu ni wa mwanya twibukaga Ushobora iminsi ya byose. kera. Twibukaga inzira twanyuzemo, inzira zigoramye, ariko warahaturindiye Mana. Ufite inzira zawe zirenga 1000 wakoresheje uno mubyeyi arandengera, arantabara, arangaburira. Biriya byose yakoze ndasenze nkubwira Mana yacu kugira ngo ubyandike mu gitabo cy'ubwibutso kandi uzabimuhembere. Ikirenze icyo uzaduha ubugingo buhoraho. Yego. Uzaduha iherezo ryiza, uzaduha urupfu rw'abakiranutsi. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Muja wawe muhumugisha kandi uhaze irari ry'umutima we. Yego. Urakoze kuko uri Imana y'amahoro. Byose bisabye nizeye izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Amen. Bibiri. Bigeze ayingoreraho irambwira iti uzasubirayo akaboko, akaguru n'akaboko nzakabona.
ngiye kubona mbona mpagaze harya hagati kwa gakoko ngeze gutya ukuguru kwaracitse n'ukuboko kugeze gutya mu gitanda yahise nkubita isekuru ntuzi urutugu da ndagenda nyikubita harya muri feruje hagati ajya kurira abaturage inki isekuru nkasekura isombe ni wowe noneho wa mbere watangije ibintu by'isombe mu mujyi wa Kigali nyuma y'intambara nahise nsekura nabo mubona bose basekura Nyabugogo amasipasi ku y'amasombe ninjye baje bakurikiye niwe wababanjirije ninjye wababazi ni nawe ugeze nanjye mbese ryaturutse bamwise byo kuvuga ngo nyirabyatsi niba nabaga nkubonye uri umukiriya imbere yanjye ubwo nahitaga nkwitambika isombe nkazigusiga hose mbereye mu maso mpaka umpaye amafaranga 200 y'isombe ubwo nkaba ndacuruje nkanazigusekurira nuko ubuzima bwakomeje bubaho gutyo uratangira urazisekura uragiga ubaho abana zirabarira nkajya nziza nizo nsigaje nyine tukaziteka icyo gihe habagaho n'amamesa tugashyiramo tukarya ubuzima burakomeza warazi gushakisha ariko byose byapfaga burya bipfa nasi abonye ikirayi akaba yagisimbukiye nta munyonzi wahitaga ngo ati ikirayi ngo agitoragure yamumenya agahanga reka nabonye ko ari intwari y'umugore kuko ariho duhunze nanjye hari icyo yibukije tugeze mu muganda kaka yatsinze batujyanye ari mu ishyamba rya Manyinya n'Amagangi bari bamaze gukuramo abanyarwanda nyine kino gihugu bamaze kugifata Kagame amaze kugifata noneho abanyarwanda barabwira abari